Ndabashuje mwese bene data kandi mbakira hano ku kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi kuri Pure Gold TV. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu w'icyumweru dufite cy'amasengesho. Uyu munsi ntugucike, reka dufate iminota mike cyane tuganire ku ijambo tugiye gusengeramo, kandi ndabizi neza urafashwa uyu munsi wa none. Igihe iri jambo rikugereraho ndabizi urafashwa. Reka rero tubanze dusenge, dusaba umwuka wera aba ari we n'ubundi utuyobora nk'uko tubigeza hano kuri gahunda yacu ya Pure Gold TV y'abakristo. Iki kiganiro kandi ndabibutsa ko murimo kukigezwaho na Jose. Reka tusenge. Mana data, turagushimye presence yawe kuri kumwe natwe, turagushimye ko Yesu Kristo uri hamwe natwe, turagushimye ko mwuka wera twawe umufasha uri kumwe natwe, kandi ko ari ugiye kuyobora iki kiganiro. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bene data, nshuti zacu bakundwa, buri muntu wese uri hano n'umushyitsi, nkunda kwakira abashyitsi badusuye uyu munsi, namwe ndabakiye kandi mwese ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabakumbuye kandi ndabakunda. Turi kumwe rero mu buryo bw'umwuka. Reka dufatanye uyu munsi mwiza, umunsi wa gatatu w'amasengesho dukomeje hano kuri Pure Gold TV. Abashakashatsi ba Bibiliya yera bavuga ko ijambo gusenga riboneka nibura inshuro 700 muri Bibiliya yera. Biragaragara ko gusenga ari urufunguzo rw'ijuru kandi ari ingenzi cyane kuri data wa twese. Gusenga si ugukora liste y'ibyo ukeneye ku Mana gusa, ngo ukore icyo nakwita shopping list, ngo uhere kuri kimwe ukeneye, ugiye gukora shopping, ugiye guhaha, ngo ugeze kwijana. Oya, ngo noneho uyishyire uti dore Imana ndaje. Imana ntabwo ikora, ntabwo ari uko nguko ikora. Imana ntabwo ari uko nguko ikora. Gusenga si icyo bivuga, mumbabarire. Gusenga ntabwo ari icyo bishaka kuvuga. Gusenga si ugukora shopping list ngo ushyire Imana, ahubwo gusenga ni relationship. Ni relationship ugirana na data. Gusenga wibuke ko ari cyo gituma twegera Imana. No kuganira, ni communication. Ni ukuganira n'ugukunda. Data wa twese aradukunda, ashaka ko tumwegera nk'abana be tukaganira, gutyo amenya n'ibyo dukeneye. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Reka rero dukore icyo Imana dushakaho, tuyegere uyu munsi, tunayishimire. Mbese hari byinshi yadukoreye, ngo muhore mushima mu bibaho byose. Tunayishimire. Aho uri mu gikoni uvuga uti warakoze Mana, warakoze kundinda, warakoze kumfasha, ntabwo narwaye corona, warakoze kungirira neza, yera warakoze kumfasha, ndi muzima, naramutse. Hari byinshi twashimira data, gutyo akanezerwa. Tukagirana relationship, tukagirana ubumwe, tukegera, tugasabana. Uzabona ibindi byikora, ibindi irabinaniwe se. Niso ganira naso nkuko nubundi ukundana na mubyeyi wawe ni ukimufite, cyangwa se n'inshuti yawe, cyangwa se wundi ukunda mujya muhora mukaganira. Kunda Imana kurutaho, uzabona ibindi Imana ibigukorera. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yajyaga kuganira na se. Yajyaga byuka kare Yesu Kristo akiri hano mu isi, akabyuka. Icyo ni ikintu njya nigiraho cyane. Kandi ubundi na nijoro ukabona aragiye. Tujya tubisoma ukuntu yajyaga ava mu bigishwa we bakayoberwa naho agiye, akajya kuganira na se wo mu ijuru, akajya kuganira n'Imana data. Urwo ni urugero rwawe nanjye yaduhaga, kugira ngo natwe tujye dusenga Imana, tujye tuyikunda. Imana rero ni umubyeyi wacu, ishaka ko tuyisanga nk'abana. Amen. Nk'abana bayo. Ijambo ry'uyu munsi tugiye gusengeramo ni ijambo ryo muri Yakobo ibice 4 ku murongo wa 10. Ridusaba kwicisha bugufi. Riravuga ngo mwicishe bugufi imbere y'umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Niba ushaka kuzamuka ku yindi ntera, iri jambo risengeremo uyu munsi wa none, ryibuke. Icishe bugufi, nurangiza kwicisha bugufi utegereze, Imana izakuzamura mu yindi ntera. Ari mu mashuri wiga, ari akazi ukora, ari ibyo bindi ukeneye mu buzima, ari mu buryo bwo gusenga, ari muri ministry, business, ikintu cyari cyo cyose ukora, nuwicisha bugufi Imana ngo izakuzamura mu yindi ntera. Imana ishimwe cyane. Kwicisha bugufi ni Imana dushakaho, n'ubushake bw'Imana. Kwicisha bugufi bituma
tugira wa mutima w'umwana mutoya Imana yishimira. Kwicisha bugufi bituma uhora uri umunyambabazi, uhora ubabarira abandi kubera kwicisha bugufi kwawe. Niba ushaka gusenga kwawe gusubizwa, icishe bugufi mwene data. Kwicisha bugufi gukingura urugi ukamenya ubushake bw'Imana kuri wowe, kubera ko wicisha bugufi. Guhamya kwawe ko wizera uri umukristo bizagaragazwa nuko wicisha bugufi. Erega n'ikimenyetso cyo kubatizwa ukajya mu mazi burya ngo nukwicisha bugufi. Ukajya mu mazi burya nabwo ngo ubutanze ubuhamya wicishije bugufi, ukabyerekana ku mugaragaro, utegere nkunda Kristo, mbaye umukristo, ukajya mu mazi ukabatizwa. Cyo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Imana igushyira hejuru ikakuzuza umwuka wayo ugatangira kuyihamya. Amen. Umwuka w'Imana niwe utuyobora muri iyi nzira yo guca bugufi. Mwene data, reka dufate Imana nk'umubyeyi, twicishe bugufi, dushake mu maso hayo, nayo ifite ikizakora. Twe gufata Imana nko kujya gushaka umuganga. Hari abantu barwara, nawe ujya urwara, nanjye njya ndwara mu buryo bw'umubiri, bigatuma ujya kwa muganga, ukajya gushaka umudogiteri, ukajya se ku mwinfirmiyeri, ukajya se ku muntu doctor assistant, uwo ari we wese, ukajya kwa muganga, ukajya se kuri pharmacy gushaka ibinini. Kuki? kuko urarwaye. Ibyo rero ntabwo bikora buri munsi. Ujya kuri uwo muganga, ujya kuri pharmacy kuko ukeneye kinini cy'umutwe, kuko wumva urwaye, umwana wawe arwaye. Ntabwo ujyayo buri munsi. Reka twe gufata Imana nk'umuganga, ngo ugende uvuga uti ngiye kurira umusozi wa Kanyarira, ngiye kwinjira mu bitare kuko nkeneye Imana, kuko ndakennye, ndashonje, hari icyo nkeneye. Nuvayo ugasubizwa urekeraho. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Icyo ntabwo ari cyo gusenga, ko siko kwicisha bugufi Imana itubwira. Ahubwo gushaka Imana no gusenga nuguhozaho, nuguhora twegera Imana, ni rwa rukundo ufite rugusunika gushaka Imana buri munsi. Niyo mpamvu hano kuri Pure Gold TV dufata nk'iminsi 7 nk'iyi, n'abandi bene data bajya bayifata. Hari n'abafata 21 na 40. Atari uko gusa ukeneye cya kintu cyangwa gisubizwe, atari uko ukeneye Imana nk'ukenera umuganga, ahubwo ari relationship ushaka ku building up, ari ukugira ngo wegere Imana, mukundane nka so, wikunde kurushaho, kuko niki ishaka ko tuyegera, kandi cyane cyane tugaca bugufi. Bene data, ngiye gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi wa gatatu w'amasengesho hano kuri TV y'Abakristo, TV Pure Gold TV. Ni pure, irera. Iyi TV irera, nicyo nayitiriye irera, ni pure. Ni ukuvuga ngo nyine zahabu itayifite umwanda, zahabu yacuzwe, zahabu yera. Iyi TV ni y'Abakristo, nicyo nifuza nuko yahora yeze, kandi natwe tukamera nk'iyo Pure Gold. Imana itugire neza umunsi wa none. Mu gusoza turasoma amagambo aboneka mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, ibice 7 umurongo wa 14. Muri Kinyarwanda haravuga ngo, maze abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga. Cyo ni kimwe. Abantu banjye nibicisha bugufi, cyo ni kimwe. Bagasenga, cyo ni cya 2. Bagashaka mu maso hanjye, cyo ni cya 3. Bagahindukira, cyo ni cya 4. Cya 5, bakareka ingeso mbi. Ibyo ni ibintu Imana dushakaho. Wowe nanjye turi abantu b'Imana. Irashaka ko duca bugufi, irashaka ko dusenga, irashaka ko dushaka mu maso hayo, kuvuga tugatitiriza, tukayishaka, tugashaka mu maso y'Imana. Kandi twarangiza tugahindukira. Guhindukira no kuvuga kwihana, tukava muri bya bibi, tukava mu bwanganyi, tukava mu mashyari, tukava mu kutababarira, tukava mu kudakundana, tukava mu cyaha icyo ari cyo cyose Imana iri kukwereka uyu munsi. Mu kwishyira hejuru, kwirata. Hari ibyaha ni byinshi mwene data, naho uri umukristo. Ibyaha ni byinshi, muri aya magambo, muri aya matiku, mu kuvuga abandi, hari byinshi tujya tugwamo turi Abakristo. Imana rero irashaka ko uhindukira ukabivamo, warangiza ukareka za ngeso zose mbi. Ibi biragendana, guhindukira no kureka ingeso mbi. Wenda urumva ko uri umuntu mwiza nta ngeso mbi ugira, ariko umwuka w'Imana dusaba ngo abari we wigisha, abari uyobora hano kuri Pure Gold TV, ari ukwereke n'urumuri, arakumurikira handi utabona muri cya cyumba cy'umutima wawe. Akwereka, namurika
ukabona hari ingeso mbi zihishe muri cya cyumba cyawe utabona handi hatabona, uzihane, uzireke, uzivemo, maze urebe ngo Imana iragusubiza. Biri by'Imana idushakaho ngo ibyo nitumara kubikora mwene data tuzashaka mu maso hayo, nayo kandi izumva amajwi yacu, izumva hano aho ndi kuri Pure Gold TV, izumva ijwi ryanjye Jose, izanyumva iri mu ijuru, imbabarire, ikubabarire ibicumuro byawe, nirangiza ngo idusubize, ize idukirize igihugu. Amen. Idukirize igihugu. Nta kintu kiza nko kugira igihugu cyuzuye amahoro, nta kintu kiza nko kugira igihugu cyuzuye ibyo kurya, nta kintu kiza nko kugira igihugu cyuzuye umugisha, nta kintu kiza nko kugira igihugu cyuzuye abashima Imana bakunda Yesu, nta kintu kiza nko kugira igihugu cyuzuye abaramyi. Amen. Abantu basenga mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire neza uyu munsi wa none. Nta kintu kiza nko kugira urugo rwa Gikristo, kagira umuryango ukijijwe, kagira abavandimwe bakijijwe, kagira itorero rikijwe ryuzuye umwuka. Nta kintu kiza nko gukora hahandi abantu bakijijwe, ba colleagues bawe bakijijwe. Nta kintu kiza nko kugira abaturanyi bakijijwe bashima Imana. Ayo niyo mahoro Yesu Kristo yatuzaniye, ni ukugira ngo aho dutuye haba hari amahoro, nta bwicanyi wumva, nta gutukana, nta kintu kibi wumva, abantu bakundanye. Iki ni Imana ishaka. Ibi tuzabigeraho ari uko natwe dukoze ibi ngibi dushakaho. Reka mbisubiremo mbere yuko dusenga. Imana irashaka ko twicisha bugufi, Imana irashaka ko dushaka mu maso hayo tugasenga, Imana irashaka yuko dukiranuka, Imana irashaka ko duhinduka, Imana irashaka ko tureka za ngeso mbi. Noneho nayo izumva gusenga kwacu, ibintu bibe byiza, urugo rwawe zirukize, igihugu cyawe gikize, aho utuye aho ngaho ari muri Amerika, aho ni wawe, ngo aho turi hose ni wacu, aho uri aho muri UK, aho uri aho ngaho mu Rwanda, aho uri muri Afrika, aho uri muri Australia, aho uri aho uri hose, aho ni wanyu, aho ni Imana yagushyize, aho uri ngo aho ni iwanyu, aho rero icyo ni igihugu cyawe, aho ni uri, maze hakize, ibintu bigende neza. Kubera iki? Kubera wowe wasenze, wowe bahimbaje, wowe wihaniye ibyaha. Imana iri bukumva uyu munsi wa none. Imana ikigukiriza igihugu, igukiriza umuryango, igukiriza abaturanyi, igukize nawe ubwawe. Imana itugirire neza. Ni ukuri ijambo rikubera ijambo ry'inkomezi ryo gusengeramo. Nkwibutse ko iri jambo turibona muri Ngoma za 2 ibice 7 ku murongo wa 14. Reka dusenge cyane cyane, tugiye gusengera ya inshingano Imana yaduhaye yo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi tukavuga ubutumwa bwiza ari uko twuzuye umwuka wera. Ibyo ni ibintu bibiri ibyifuzo uyu munsi tugiye gusengera. Gusenga ngo Imana itwuzuze imbaraga zayo, kuko zigomba guhoraho tuzuzuye, nirangiza idukoreshe tuvuga ubutumwa bwiza. N'ubu utazi no kuvuga, wera imbuto zikwiriye abihannye, ngo imbuto imirimo yacu zivugira. Hahandi uri utuye, imirimo yawe zivugira, abantu bahinduke. Niba utazi kuvuga ngo ujye hanze uvuge, ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ujye muri basi uvuge, ibyo nta kibazo, imbuto zawe zizivugira. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye cyane kubw'uyu munsi wa 3 duhaye w'amasengesho. Turagushimye cyane ko wabanye natwe, turagushimye cyane aho turi hose ko ukomeza kudufasha tugashaka mu maso hawe. Turagushimye kubwira ijambo ryo kwicisha bugufi duhaye, ryo kureka ingeso mbi, ryo kongera kutwibutsa kwihana, ryo kongera kutwibutsa ko tugomba kukwegera tugashaka mu maso hawe, maze nawe ukatwumva uri mu ijuru, ukaza ukadukiriza igihugu, ukadukiriza imiryango, ukadukiriza abacu, ukadukiriza za eglise dusengeramo, ukadukiriza aho dukora, ukabakiza buri wese. Ariko hari kondisiyo, tubashishe rero tubigereho. Urakoze kubyumvise byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bene Data, turi kumwe hano kuri Pure Gold TV. Ndabashimira cyane iki gihe mufashe iminsi 7 turi kumwe y'amasengesho. Dukomeze dusenga, Imana izumva gusenga kwacu, kandi tuzagaruka dufite ubuhamya bwiza. Imana ikugire neza, tuzakomeza umunsi w'ejo. Igihe cyose kumuranga bikugoye, bikubura iri hafi yakumva. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma
say